ngo mubwire abagore bazi kuboroga n'abakobwa baze baboroge baririre ibyaha, baririre abantu barimbuka, barire batabaza Uwiteka. Bivuga ngo Imana iyo yahamagariraga abantu gusenga no kuboroga yabagize neza ko hari ikizakora. N'ubu ngubu rero abantu nibemera bagaca bugufi bakareka kwirata ubwenge bwabo, abantu bakareka kwirata ubutunzi bwabo, bakareka kwirata ubutwari bwabo, bagaca bugufi bakaboroga, bakinginga Uwiteka, ngo Uwiteka azamanuka ari mu ijuru atabare kandi akize igihugu, akize n'abana, akize abantu urupfu, akize abantu ibyorezo. Iryo ni isezerano rwose dufite, kandi Uwiteka ibyo yakoze n'ibindi azabikora, turamwizeye. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza nshuti bakundwa, bene data dukunda, Imana ibaha umugisha. Amazina ni Betty Nyiramukiza, nkuko tumenyeranye hano kuri Arabohora TV. Ndagira ngo mbahe ikaze mwese, mbashimire urukundo mutugaragariza, ukuntu mukurikirana ijambo ry'Imana, bitwereka urukundo rwinshi, kuko nicyo dukunda kuruta ibindi byose. Iyo ukunze ijambo ry'Imana, ugakunda Imana twamenye, natwe tukubwira tukabona urayikunze, urayubashye, urabyumvise, uba ukoze neza cyane, biratunezeza. Imana ibaha umugisha. Mwumve ko tubashimiye, mwumve ko tubakunda, mwumve ko abantu mwese mukurikirira ijambo muri inshuti zacu magara. Na Yesu yarabivuze ngo bene data niba abandi bumva amagambo y'Imana bakayakomeza. Imana ibaho umugisha. Reka dushimire Imana, dusenge, tuyishimire ibyo yakoze, tuyiragize n'uyu mwanya. Mwami Yesu, tugiye mu mwanya wo kuganira ku magambo yawe yanditswe muri iki gitabo cya Bibiliya. Abantu basomye ibitabo byinshi bitandukanye bazakomeza no kubisoma, ariko mu buntu twagiriwe twahishuriwe ko nta gitabo kirimo ubuhanga buruta uburi muri iyi Bibiliya. Turagushimiye kuko icyo ari igitabo n'urwandiko wandikiye abakunzi bawe, wandikiye abanyetorero, wandikiye abazakwizera. Reka umuntu wese uzumva no magambo ayafate nk'urwandiko Imana yamwandikiye, kandi amuhindukire mashya, amuhindukire meza, amukomeze, amubere inkingi. Urakoze Kristo mwiza, izina ryawe ryubahwe. Amen. Nkuko tujya tuganira rero nshuti z'umusaraba, aya magambo reka tuyasome. Turasoma ijambo ry'Imana riri hano muri Yeremiya, ibice byaho 9 umurongo waho wa 22. Haranditse ngo Uwiteka avuga atya ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirata ibi, yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, ni ko Uwiteka avuga. Amen. Dore iminsi igiye kuza, ni ko Uwiteka avuga, nzahana abakebwe bose bafite umutima utakebwe. Imana itugirire neza. Sindi butinde n'ubu, nta mpamvu yo kubabwira byinshi, kuko nzi neza ko mukunda gusoma Bibiliya. Gusa turibukiranye, iri jambo riri muri Yeremiya. Yeremiya kandi ni umuhanuzi. Hari abahanuzi bato, hari n'abahanuzi bakuru. Iri jambo riravuga ngo Uwiteka avuga atya ati. Hariho ijambo rivuga ngo Uwiteka aravuga ati. Noneho hano umva uko havuga, Uwiteka avuga atya ati. Avuga atya ati, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Umva rero,
aho ijambo ry'Imana rikomereye. Ubu bene da twese turahaguruka tukajya mu ishuri dushaka ubwenge, dushaka ubwenge, kandi abantu bose baremwe Imana yabahaye ubwenge kuko yabatandukanije n'inyamaswa. Umuntu afite ubwenge, umuntu yatekereza, umuntu yakora uruganda, ariko inyamaswa ntiyakora uruganda, yatekereza ariko ibitekerezo bigarukira hafi, ntabwo yakubaka uruganda. Ariko umuntu yakora uruganda rw'ibyuma. Mbese umuntu Imana yamuhaye ubwenge. Ariko umva ko ijambo aha ngaha rivuga, wowe uri mu ishuri wiga nk'uko nanjye niga. Niba utaniga uziga, kwiga duhora twiga. Imana yashyizeho inzira nyinshi zo kwiga. Ushobora kwiga amasomo asanzwe, ushobora kwiga y'ibigeragezo, ushobora kwigishwa n'uwo mubana, ushobora kwigishwa n'imiryango. Kwiga umva ijambo rero hari ravuze ngo umunyabwenge. Bene da, umunyabwenge ni muntu ki? Ni umuntu ufite ubumenyi buhagije, akaba bufite rwose mu isi buhagije. Umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Umuntu wiza kaminuza akagera ku rwego kabisa yumva yamazeyo. Umva ukuntu biriya rero ari igitangaza, ngo ye kwirata ubwenge bwe. Abanyamadini benshi mwarize pe. Nese waba ki bishop utarize? Ego ko ntago bishoboka. Waba se musenyeri utarize? Waba papa se utarize? Buriya abapapa bariga. Bariga we bakayamarayo. Ariko umva uko biri yivuze, umunyabwenge. Mwabanyabwenge mwe muvuga indimi nyinshi cyane. Bibiliya iravuze ngo umunyabwenge uwo ari we wese ye kwirata ubwenge bwe. Mwabanyabwenge mwaho muri hose munyihanganire, iri ni ijambo ry'Uwiteka, nta kundi nabigenza. Yarimpaye ngo ndibahe umunyabwenge. Umuntu w'umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe. Umva rero kandi Mana ya Aburahamu n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo. Nukuri dufite intwari, nuko dukurikira intwari rwose. No kubora ibintu wanyuzemo ukabinesha ni ubutwari. Dufite intwari nyinshi. Bibiliya ivuga n'intwari zo kwizera. Ngo mbese mvuga ibya Aburahamu ukuntu yabaye sekuruza w'abizera, mvuge Sara wihanganye atarabyara abintwari, mvuge se bahana mukebe yahoraga mucunaguza mubwira ati ubundi urakubura, hari abana bahanduje, ubundi icyo gikoma ushigisha n'ikiki nk'abana ugiha wese nanda yagiraga, ubundi urambara ako kabubu keza ngo ninde ukureba, umugabo ko yigendeye yagutaye. Mwumve ubwo si byo bintu. Hana nawe yabaye intwari, tujye twumvikana. Hari n'abandi b'intwari, hari abagore b'intwari. Nawe udukurikira intwari ku giti cyawe. None si byo Hana yahuye nabyo, wowe ni wabiciyemo. Urimo urabicamo, isi nisakaye, buri muntu wese ashaka kubicamo akigishwa. Ariko Bibiliya ivuze ngo ni intwari ye kwirata ubutwari bwayo. Ubundi akenshi intwari zivugwa izina kanandikwa mu bitabo nk'aba Mandela. Hari n'intwari hangaha mu gihugu nazo zivugwa. Yewe ese ubwo hari n'uwaba intwari ngo arute bari abajya ba Rwigema ba perezida wacu. Ni intwari cyane kuko n'inkotanyi njya no abantu bashobora bivuga. Ariko ni ukuri ku muntu wese wanabibonye baragerageje. Imana ibaha umugisha, ibagurira imbaga, ibarengere mu gihe mukomerewe, mu gihe muri mu makuba. Mwantwari mwese mwe muri mu Rwanda, mu isi yose, Imana ibaduhera umugisha. Ariko none wumva uko biri babwiye, intwari ze kwirata ubutwari bwazo. Bivuga ngo ubutwari bwo mu isi hari aho burangirira. Duce bugufi munsi y'ukuboko k'Uwiteka. Uwiteka ni ukomeye, sibyo? Igihe umuntu acyambaye uyu mubiri upfa, igihe umuntu ashobora kugerwaho n'uburwayi ubwo ari bwo bwose bukamukubita hasi, ntacyo kwirata gihari. Umva uko Bibiliya rero itubwiye ngo umutunzi nawe ye kwirata ubutunzi bwe. Yesu we, uzi abatunzi ariko uzi ikintu bita imbaraga z'amafaranga. Ariko hari n'imbaraga z'amasengesho. Hari ibintu imbaraga z'amafaranga zidakora, ariko imbaraga z'amasengesho zikabikora.
imbaraga z'amafaranga ntabwo zaguha umwana waramubuze, ariko imbaraga z'amasengesho turabazi, basenze bategereza Imana ibaha abana, ba Royizi bande bamaze imyaka 20. hari n'abandi nawe utaramubona, humura igihe cyawe kizagera, uri ku rutonde. Abantu bose bagiye bari ku rutonde, iby'Imana yibwira ni byiza, nta kibi kirimo. Niko ibintu bimeze. Amen. Imana rero ibaha umugisha ngo umutunzi nawe ye kwirata ubutunzi bwe. Turabazi b'abatunzi bakize bagira amafaranga, ba Mobutu Sese ko munyibutse n'abandi. Ariko hari n'abo twari dufite ahangaha mu Rwanda bari bakize we, ujya mu mujyi ukagira etaje igeretse bakavuga ati ngo Rubangura yapfuye. Yego Mana Nyagasani, ukumva neza umugongo uracitse, Makuza ukumva arapfuye. Kandi barakoze mw'abantu mwe, baragerageje ntacyo batakoze ariko bagapfa. Niyo mpamvu biri ivuga ngo umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Niba ubufite bukoreshereza Uwiteka. Niba ufite iyo modoka twaramo bene so, wibazamurana ibirahure, nanura rwose yoroshye. None se kugera imbere ukanira kubiranduye, nukuri nta wanyimye lift, ntawe. Ariko ku bantu baca nko ku bantu banyagirwa, hari n'undi mupasiteri nigeze numva bivuga, si byiza. Ubwo butunzi bwawe nibwubaha Uwiteka. Ako kazi Imana iguhaye kubahe Uwiteka, wisuzugura abantu. Ariko niba Imana igushyize ahantu mu biro, abari mu by'amatorero cyangwa nandi, ubaha Imana rwose naho hantu. Wa mutunzi wakubashya Imana, umutunzi. Ariko mwabatunzi mwakumvise icyo Imana ivugana nabi, mwe kwirata ubutunzi bwanyu. Ubutunzi ngo bujya butera amababa, bukagira gutya bukigurukira. Ngaho mbwira rero, Bibiliya rero ivuga yeruye ngo ubutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo wirata. Umva icyo dukwiriye kwirata, yirata ibi yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari jye Uwiteka ugira imbabazi. Umva wo kabyara, ugira imbabazi. Banza umenye icyo, ugira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, ni ku Uwiteka avuga. Ibindi byose wari warashyize imbere down. Gira imbabazi, ukiranuke, nibyo Uwiteka yishimira. Ibyo ufite bikoreshereza Imana, nibyo Uwiteka yishimira. Ufite amamiliyari kuri konti, ariko niba utari mufasha umuturanyi wawe uburara, none se nupfa ko nta naho bizandikwa. Ariko twatundi duce watanze hari aho twanditse. Amen. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi sindi butinde, iri jambo nuko umwuka yari impaye, ariko nashakaga nko kubabwira ngo umuntu wese ku rwego arimo niyicishe bugufi, yubaha Uwiteka. Niyubaha Uwiteka, yubahe n'abantu be. Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu arasenza ati Imana nungirira gutya nzakora ibi, wamara kubibona nubikore. Abantu benshi bajyaga basenga muri jenoside, Mana nundokora jenoside nzagukorera. None nago muri kuyikorera, ubwo se nimwishyize mu rubanza. Abandi nabo bari hanze y'u Rwanda akavuga ati Imana nunjyana mu Rwanda ukansubiza mu gihugu nzagukorera. None aho gukorera Imana warabyibagiwe. Ese reka mbibarize inshuti z'Imana, gukorera Imana ni iki? Ubundi abantu benshi bakunda kuvuga gukorera Imana, ariko n'abantu batazi gukorera Imana bumva gukorera Imana ari. Ubundi gukorera Imana biri mu buryo bwinshi, ariko ikintu cya mbere Imana igusaba, cya mbere cyatuma rwose Imana inezerwa, nuko ubanza ukicisha bugufi munsi y'ukuboko kwayo kwera, ukemera ko uri umunyantege nke. Hari abantu batazi ko bagira intege nke, bumva bakomeye. Icya kabiri, ukemera ko uri umunyabyaha, ugasaba Imana imbabazi. Icya gatatu, ukemera ko iby'Imana iguhaye, umugisha iguhaye, uwukoreshereza Uwiteka. Gukorera Uwiteka biri mu buryo bwinshi. Hari abubaka insengero, hari abafasha abakozi b'Imana, hari abubaka amakatedrale, hari abasura abarwayi kwa muganga,
hari abaremera abapfakazi n'incike, hari abafasha imfubyi. Uko ni ugukorera Imana. Hari n'abandi, hari n'abanyamasengesho, ukaba ibyo byose nubikora nta n'icyo ufite, ariko ugapfuka mukasenga, ukavuga uti Imana nsengeye igihugu, nsengeye itorero, nsengeye abera. Uwo ni umurimo w'Imana nawo. Nsengeye abantu batarabyara, Imana baha abana, nsengeye abatarakizwa. Uwo nawo ni umurimo w'Imana. Hari n'undi murimo w'Imana, ndeka none umbwira abanyetorero. Ushobora kuvuga uti nge nta mafaranga afite, ariko we wananirwa no gukoropa mu rusengero, wananirwa no gutanga amaboko yawe ngo ukorere Imana mu nzu y'Imana. Burya nawe ubikoze ubikunze, wumva ari umurimo w'Imana, Imana iguha umugisha, Imana irahimbazwa ku bwawe. Hari n'abantu baba bafite inyubako mu nzu y'Imana, genda uterure n'iryo tafari, nawo ni umurimo w'Imana. Buriya umurimo wose umuntu akorana urukundo azawuhemberwa. Imana ibaho umugisha. Yesu yigeze abwira abantu ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mu by'ukuri tuvugishije ukuri, mujya mubigerageza gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Reka nibwirira abamama cyangwa abakobwa, umva ko iryo jambo riba rivuze ubundi. Rivuze ngo ya bubu nziza ya mbere bakuguriye, genda urebe umuntu yifashisha, ya yindi nyine ubona iri muri first class. Ubwo ubukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mbese ukumva hari n'abantu bajya gutanga, ukabona atanze cya kintu cyamusagutse, cya kindi abona adakunda, tapu atereka ngitange, ni nkaho wagishyize muri puberi. Oya, nujya gutanga utazamera nka Kayini inshuti y'Imana. Ariko Mana ya Aburahamu, Kayini murabizi uko yabigenje, yatambye igitambo kidashyitse, Imana iramuvuma ahinduka igicamuke. Ntabwo mvuze ngo Imana izakuvuma kuko watanze kimwe wanga, ariko ndakugutanga kwiza Imana ishima nuko utanga cya kindi nawe wumva ko ukunze gihita kiguhesha umugisha. Abantu benshi bazi kwigisha izi nyigisho zo gutanga ngo nibirerege, naga iyo mpano rwose ntayo mfite yo kwigisha ibirere no gutanga. Ariko ngewe ndi kwivugira kuri iri jambo ry'Imana, gukorera Imana, uwirata yirate ko akiranuka, afite imbabazi, yubaho Uwiteka. Gutanga, ariko Kayini atanga igitambo nticyemerwa. Hanyuma murumuna we Abeli atanga igitambo kiremerwa, bituma agirira ishyari, Kayini agirira ishyari murumuna we. Mu by'ukuri Imana iramubwira iti se Kayini, uragirira ishyari murumuna wawe, nukora ibyiza ntuzemerwa. Nawe rero nutanga bya bintu byashaje, bya bintu by'inuzi, ubwo nyine umugisha nawe uzabona urawumva nyine. Erega mumenye ko Imana dukorera ubu ngubu ndi kuyivugira nicaye ahanga, irimo iranyitegereza. Ahangaha irandeba, irareba ibyo mvuga, irareba ibyo nkora, irareba n'umutima. Ntabwo Imana ibeshywa, umuntu wamubeshye. Ariko hari ikintu kizadutangaza, ngo nitugera mu ijuru tuzatangazwa nuko abantu twasagestingaga ko bajya mu ijuru tutababonyeyo, ahubwo dutungurwe nuko babandi tutatekerezaga ko bajya, ahubwo tubasanzeyo. Ijuru ni iry'Imana, Imana niyo ireba igacenshura. Ariko iyi Bibiliya itubwiye ukuri. Hari ibintu abantu benshi birataga, uyu mubiri hari igihe abantu bawirata, yonjya mbona abakobwa we beza kweri, ariko ukabona nabo ngo baratwikaye, maze koko bakagenda batwika imvugo z'iki gihe ngo nugutwika. Uratwika iki se mu kanya gato upfuye? Uratwika iki se mu kanya umubiri ugushiraho? Amayeri yawe mubiri we narayamenye, icyo ugambiriye nukugira ngo nabone ijuru. Ugukorera mu ndamuzi yewe mubiri we, uri umwanzi wanjye kuva kera nkiri mu nda ya mama. Ntukirate imbaraga mubiri we, uri gitaka, kuko ariho wavuye kandi ari naho uzasubira. Umuntu avuka ari mwiza, umubiri we uyagirana, ariko mu kanya gato ugasanga kokotse nk'agati. Nguwo umubiri ushuka abantu, abirwa bibeshya. Rero ubwiza bwawe nuko waba wubaha Imana, nibyo byiza. Nuko waba ukiranuka, nuko waba ufasha abakene, nuko waba ugerageza kubana n'Imana neza. Naho ibindi byose abantu bita ubwiza, beza bene se bakabera beza Imana kurutaho, kuko Imana izacira umuntu wese urubanza. Hano haravuga ngo ninde w'umunyabwenge wamenye ibi, ninde wabibwiwe
n'akanwa k'Uwiteka kugira ngo abyamamaze. Kuki igihugu kirimbutse kikaba gitongotse hagahinduka ahadatuwe bituma hatagira uhanyura? Uwiteka niko avuga, kuko baretse amategeko yanjye nabashyize imbere, ntibumvira ijwi ryanjye haba no kurikurikiza, ahubwo bayobejwe n'imitima yabo inangiye n'ibigirwamana bya Bayali, ibyo basekuruza babigishije. Nicyo gituma Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, dore Imana ya Isirayeli ivuga iti, dore ubu bwoko ngiye kubuha uburozi bwitwa opusinto, ndetse mbahe no kunywa amazi akarishye. Nzabatataniriza mu mahanga ayo batazi na basekuruza batigeze kumenya, kandi nzabakurikiza inkota kugeza ubwo nzabatsembaho. Uwiteka Nyiringabo avuga ati, mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze, mutumire abagore b'abahanga baze, kandi batebuke batuborogere kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba n'ibihene byacu bihongobokemo amazi. Kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye riturutse i Siyoni riti, yemwe ko twanyazwe, dukozwe n'isoni cyane, kuko twataye igihugu kandi badusenyeye ingo. Ariko nimwumva ijambo ry'Uwiteka mwa bagore mwe, kandi amatwi yanyu yakira ijambo ryo mu kanwa ke. Mwigishe abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigishe umuturanyi we kuganya, kuko urupfu rwuririye mu madirishya yacu rukinjira mu mayumba yacu, rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Vuga uti, uku niko Uwiteka avuga ati, intumbi z'abantu zizagwa hasi zibe nk'amase yo ku gasozi, nk'ibihumbano bisigara inyuma y'usarura zitagira uzirarura. Imana itugirire neza. Ubu buhanuzi bwa Yeremiya ni ubuhanuzi bukomeye, ariko ahangaha Imana yaburiraga Isirayeli cyangwa Abisirayeli uburyo bakwiriye kuboroga, uburyo bakwiriye kuva mu bibi, uburyo Imana izabahanisha inkota. Murabizi Abisirayeli bagiye bahura n'amakuba menshi n'ibyago byinshi, sindi bubijemo. Murabizi bimwe ibyo bahuriye no kwa Farawo, ibyo bahuriye kwa Farawo igihe Farawo yashakaga yicaga abana. Murabizi wenda ntagiye igihe yabatezaga ibibugu y'inda n'ibindi byinshi, ntago nshaka kubyinjiramo, ariko icyo nshatse kuvuga ahangaha ni kuboroga. Ngo mubwire abagore bazi kuboroga n'abakobwa baze baboroge, baririre ibyaha, baririre abantu barimbuka, barire batabaza Uwiteka. Bivuga ngo Imana iyo yahamagariraga abantu gusenga no kuboroga, yabaga izi neza ko hari ikizakora. N'ubu ngubu rero abantu nibemera bagaca bugufi, bakareka kwirata ubwenge bwabo, abantu bakareka kwirata ubutunzi bwabo, bakareka kwirata ubutwari bwabo, bagaca bugufi bakaboroga, bakinginga Uwiteka, ngo Uwiteka azamanuka ari mu ijuru atabare kandi akize igihugu, akize n'abana, akize abantu urupfu, akize abantu ibyorezo. Iryo ni isezerano rwose dufite, kandi Uwiteka ibyo yakoze n'ibindi azabikora, turamwizeye. Aya magambo rero ngo kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye riturutse i Siyoni. Ni ukuri iyo abantu b'Imana basenze bakinginga Imana n'imitima imenetse bakaboroga, Imana ijya yumva gusenga. Reka rero nsoreza ahangaha, nkomeze mwebwe mwese muri guca mu makuba, nkomeze mwebwe mwese muri guca mu bigeragezo. Bano bamama bagize ibibazo, wenda abagabo bakabata, ugasanga umugabo aragutaye agiye gushaka undi mugore, ugasanga se umugore aragutaye agiye gushaka undi mugabo. Ni ibintu byagiye bikunda kubaho, ariko ndagira ngo ngukomeze nkubwire ko Imana ikiri kumwe nawe kandi yanatabara. Nawe ugumye uboroge, uririre Imana, wirukane ibyo byago byose n'amakuba, kuko Imana ifite imbaraga zo gutabara. Kandi humura, Kristo ntabwo yakureka, Kristo ntabwo yaguta, Kristo ntabwo yakwirengagiza gusenga kwawe. Wowe rero umukobwa cyangwa umusore, nawe
ufite icyifuzo, byifuzo bikomeye. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni ibyo gushakwa, ariko hari n'ibindi byifuzo bitari ibyo ngibyo abantu baba bafite. Hari abantu nahoze numva bararirimba ngo nubwo ngo ibishyimbo ngo byahenze ngo bigura ngo 2,000 babihimbyemo indirimbo sinzi nayumvise, ariko ndavuga ariko Mana Nyagasani we, abantu basigaye bahimba noneho n'indirimbo zerekeye ku bishyimbo n'umuceri n'iki, ariko Mana Nyagasani, kandi ubwo baririmbaga indirimbo y'Imana. Ariko mu by'ukuri tujye duhimba n'indirimbo ziganisha kuri iyi Bibiliya, ziganisha ku kwihana, kuko ibintu byose birimo hano mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkomeze umuntu wese uri mu kigeragezo runaka, ari urwaye, ari uri mu bukene, ari uri kuburara, ari uri ku rugamba rumukomereye, mwese ari abafite abarwayi mu bitaro bamaze igihe kinini, mwese Imana yo mu ijuru iri kumwe namwe, irabakunda. Ariko icyo Imana ibasaba nuko muca bugufi, mukagira imbabazi, mugakiranuka, kuko nibyo Imana itubwiye muri iri jambo. Ndumva nabasengera Imana, tuzongera tugaruke tuganire irindi jambo rivuga ku bahanuzi b'ibinyoma, uburyo wamenya umuhanuzi w'ibinyoma n'uburyo wamenya umuhanuzi w'ukuri. Ntucikwe, Imana iguhe umugisha. Mwami Imana yacu, sengeye umuntu wese ukurikira ijambo kuri iyi Arabohora TV, umuha umugisha, uwabihisemo kuyikurikira akayikunda, akadushyigikira mu buryo bw'amasengesho n'ubundi buryo bwose, turamusabira umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo ubwiza bw'Imana burusheho kuganza kandi butegeke. Aba babyeyi uri kubwira ngo nibaze baborogera umurimo w'Imana, nibaze baborogera igihugu, nibaze baboroge, kugira ngo Uwiteka arambure ukuboko adukize ibyago n'amakuba. Aba nabo Mwami ubaha umugisha, abiyumvamo uyu muhamagaro, abanyamasengesho, ababwiriza butumwa, abadiyakoni n'abandi bantu bakora n'umurimo mu mihanda hariya bakabwiriza. Mana we, abagemurira abarwayi kwa muganga babyiyemeje bakabikora babikunze, abakora amasuku mu nzu y'Imana, abantu bose, abakorera leta, abakora mu bitaro, abapolisi, abasirikare, abantu bose Mana turabasengeye n'ukuri. Buri muntu wese urambura ukuboko kw'ineza, ukuboko k'umugisha, ukuboko guhindura amateka, kandi ujye ukomeza kuduhera umugisha igihugu, ukomeze rwose kukirinda. Kandi turasenze ngo turindire n'itorero Mwami, waravuze ngo uzaryishyira, uduherero kuba maso, kandi ukomeze kugarura benshi bayobye, benshi bavuye mu byizerwa, benshi bari kuyobya, benshi bari kuvuga ibidakwiriye. Ushoboza abantu rwose, kandi uha abantu guhitamo inzira y'agakiza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo nkuko njya mbibasaba, ntimukumve ko mbagoye. Niba ubishoboye ugakora subscribe utarayikora, ni byiza, biradufasha, kuko izi mbuga nkoranyambaga si twe twazishyizeho, hari abazishyizeho. Rero kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza buzima, dukenera n'inkunga yawe. Iyo ubikoze ugaduha comment, ugakurikira, ndetse n'ikindi umwuka gushoboje gukora ukaba wagikora, kuko ibi ngibi byose dukora ni amafaranga. Tugura ibikoresho kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza, tugura amakamera, tugura amamikro, tugura iki rwose. Iyo ubikoze nabwo ubukoreye Imana nta gihombo, gukorera Imana nta gihombo kirimo. Kandi n'ukuri utanabishoboye, ntago abantu bose ubona kuri izi cano bose bakorera amafaranga. Oya, hari abantu babikora kubw'umuhamagaro. Nkatwe mujye mureba ibyigisho byacu, ntago tubikora tuvuga ngo turi gukorera amafaranga, turi kugira gute. Abayakorera bashyiraho za nkuru nyine za zindi mujya mubona zituma mureba cyane. Twe tubashyiriraho ijambo ry'ukuri, ubikunze akabikurikira. Icyo ijambo ry'Imana ni imbuto itabora. Reka tujye tubibasobanurira rero mubimenye, nuhitamo no kuyikurikira umenye ngo twebwe turi abapantekote, dushaka kubagezaho ubutumwa bwiza, bukiza, bubohora, kandi buzima, butarimo ibinyoma. Imana ibaha umugisha, n'ikimana yaduhamagariye. Ubikoze kutwaye iki mu by'ukuri? Ubushyigikiye ivugabutumwa rikorerwa online. Urakoze, Imana iguha umugisha. Kandi wumva binakugoye, n'ukuri nta kibazo, jya wumva amahoro, wiyumvira ubutumwa ukomeze, nta kibazo rwose.
ibintu mujye mubyoroshya, Yesu yarabyoroheje, nta ntambara ihari, Yesu yaratuneshereje. Amen. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora